afande we ariko kanyumba ntabwo nawe uvuga nta kintu wari mugiye nakubwiye ko utagomba gusohoka no muri uru narabivuze ntabyo navuze niko madame nabivuze inshuro zingana iki nazagiye turagira ko afande mwari mugiye he mwari mubimenyesheje nde mwari mutembere igihe turimo ntabwo ari cyo gutembera kuri mwebwe cyane wowe n'uyu muhungu iyo muvuga gutyo mwumva nawe mwari mutembere soni nababwiye ko mutagomba gusohoka muri iyi nzu mu gihe iperereza ryacu rikirimo kujya mbere muranyumva neza kamarade aba bantu bagomba guhanwa ko bari gukina n'inzego z'umutekano gute barenga ku mabwiriza twabahaye uranyumva neza ikindi kandi ntaribagirwa ejo saa 3 ugomba kwitaba kuri office muri polisi uri kunyumva neza kandi witeguye abashyitsi bagiye kuza muri uru rugo vuba aha ngaha sigarana abantu bawe murakoze muri mukingurire bazima Barega ni birebire turaza kubisobanurira ariko turabizi kuko bari ibintu byumvikana kugize amahirwe y'umugabo n'uza niba bahamagaye ibibazo guhamagara nuko yanze kukumva ariko birumvikana reka tujye mu nzu tugusobanurira ariko nongeye kugusuhuza nkubwira ngo umwaka mushya muhire kandi noheri nziza kuri mwese noheri kabisa ikugireho n'udutari nakugezeho utembere ugire naho iri ndakeka ahantu hose noheri yahageze so ngaro turagarutse kuri filime yacu urwibanga nkomeza kukwihanganisha ko filime yatinze gusohoka cyangwa se utarimo kuyibona ariko nta mpamvu yindi nuko iminsi mikuru yageze ni ukugira ngo abantu babanze barye kuri noheri bataza kwinjira n'ibibazo cyangwa se no kuva ati ngo abantu bafunzwe so no kugira ngo rero tuzabikomeze nyuma ya noheri ejo kwa gatanu filime kabisa izakugeraho filime izakugeraho neza cyane we ikintu usabwa ndakubwira kubanza gukanda subscribe ubundi ugakora like ugakora share kuri filime yacu urwibanga ikurikiranirwa kuri iyi channel so rero aho uherereye hose nkubwira ngo Imana ikomeze kubana nawe ugira amahoro ndetse kandi nkwifuriza kubana n'abantu bose amahoro n'ibyo bizima twikomereza kabisa. Iyi filime rero ni filime nziza cyane nk'uko twagiye tubibona kandi no kuba haciye iminsi myinshi irimo gutegurwa kugira ngo nyuma ya noheri kabisa muzahabwe ibintu bizima. Mwagiye mubibona ko ibyo bimwe mwagiye musaba birimo kugenda bihinduka kuko filime ibundi igenderwa ku bintu abantu bagenda basaba cyangwa se abafana icyo cyifuzo cy'abafana ibyo bagenda bagaragaza ko byagakwiye kuba ari byo biba nibyo baba bari kugenda bongeramo bategura akantu ku kandi so rero filime izabageraho noneho ari umuriro kandi namwe umuriro murawibonera kabisa buriya iyo bakubwiye Emile ndetse na Grace ati ntabwo mwemerewe kuva muri uru rugo kugeza igihe turangirije iperereza ryacu nk'abapolisi. Noneho Deborah nawe akaba yishakira kamarade bimwe bikaze tunakeka ko ashobora no kubatanga amakuru mu ibanga bitewe n'ibintu ashaka kugira azabigereho. So rero murumva ko kabisa filime igiye kuza ari umuriro ishyushye kabisa. Ntitwitaye ku byo Emile na Grace bari buze gusobanurira kamarade kuko byo ni ibisanzwe no kumupfunyikira nta kindi basanzwe bamujijisha kabisa ariko ikintu nakwibwira ko nuko ino filime igiye kuza noneho ari umuriro. We ikintu usabwa gukora no gukanda subscribe noneho ujye no hasi muri komenti wandike ngo amena niba ugeze umunsi ukiri muzima
buriya ni ibyo gushimirwa, kuba iyo umuntu ageze ku munsi runaka agihumeka si uko hari icyo yakoze ku Mana, hari ruswa yatanze, oya, ibyo rero ugomba kubishimira Imana. So rero duhure hasi muri comment wandika ngo amena amena. So rero filime kabisa ngiye ndayibateguje, igiye kuza ari umuriro. Bimwe mu byo mwifuza harimo kuba Grace ndetse na Emile bafungwa, byo ni ihame, bagomba gukorwa bagafungwa, kandi uriya mupolisi mugani abatamuzi bazajya kureba mu nzira y'umusaraba, we nta muhojya agira, ko byagenda kose ibintu agomba kubizambya, bari abantu bagomba gufungwa aho igihe bahereye bitsimba. Ikigaragara cyo ni uko ashaka gukora ibintu bikiriya agahita abikurira rimwe mu nzira, ari nayo mpamvu akomeje kubacungisha ijisho, akaba atarabajyana kubafunga, bitewe n'uko mwabonye ko bari baturutse tuzi ko byarangiye, tuvuga ati se baragarukira he, ariko byarangiye ari nabo bifatiye. N'ikigaragaza ko rero amakuru yose aba yafite 100%. Rero isaha n'isaha rwose mwaje kubona mukabona aje kubafunga, babwira ati tugende muri gereza vuba vuba, nta kindi kigomba guhinduka. So urumva rero nibyo dutegereje, ibyo ngibyo kabisa. Ndetse n'umuntu witwa Deborah, bamwe bavuga ati Deborah aberanye na kamarade, nibashake bazibanire, nabyo kabisa turabitegereje. Ese urabona Deborah ibyo yarashaka arimo kubigeraho nibyo? Ese we urabona ibintu Deborah arimo gukora bikwiye, cyangwa urabona arimo kurengera? Wowe manuka hasi muri comment abariho duhurira kabisa, utubwire ukuntu byumva. Gusa iyi filime yo ndayiguteguje n'umuriro, bimwe byahatari kabisa. Niyo filime nziza muzareba mu gihe cy'ubu ngubu, cyangwa se hagati hafi kurangiza umwaka, haba hagati ya Noheli ndetse n'Ubunani. Iyi ni filime muri filime nziza kabisa uzaba usabwa kureba mu gihe uri kwishamanamo n'umuryango, igihe uri muri vacances nk'umunyeshuri, igihe cyose, ikintu cyose waba urimo, mu gihe uri mu kazi. Iyi filime kabisa ndayigutuye, kumara stress, kandi ndetse unayigiraho byinshi cyane, kuko ibikinwa hano muri izi filime, nubwo tuba tuvuga ati ni filime, ariko ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe muri sosiyete aho twirirwa. Niyo mpamvu nkubwira ati niba urebye filime yirebe neza witonze, udatwawe no kuvuga ngo ni ukuyihugiraho, nabuze icyo nkora, mfite stress. Wakwigiramo n'imico igiye itandukanye myiza, ariko pana kwiga imibi, kuko imico mibi mugenda mubona ba nyirayo ingaruka igenda ibazanira. Rero mwakwigamo imico myiza yo gukoresha muri sosiyete, kubana neza n'abandi. N'ubundi izi filime nicyo zaziye, kugarura ishusho ya kera yo kubana n'abandi neza, abantu bakagira ubumuntu. Kuko kera wanabungubu abantu babaye ahandi bandi, abantu imitima yabo yarahindutse n'imyitwarire, ariko mbere ubundi abantu babanaga neza, bahahirana, basurana, bagira gute. Ariko ubu ngubu uyu munsi wa none abantu barahindutse, kugeza naho n'umuntu muvukana ashobora gusanga mufitanye ibibazo. So rero icyo nakubwira cyo ni uko ugomba kureba filime witonze, ukayigiraho byinshi, ukagenda kabisa ubyitegereza gake gake. Nibyo bizima kuruta kureba filime nta kintu urimo kubonamo, wazanywe no kuvuga ngo nje kureba filime gusa. So rero nkubwira ko niba wishimiye kandi kuba Grace ndetse na Emile barafashwe, ntibatoroke ngo burundu ngo tubabure, nabyo mugomba kujya hasi mukabishimira hasi muri comment, wandike ngo amena, kuko kabisa ibintu byaradushimishije cyane. Twibazaga impamvu bagiye burundu bakaba basize rugo, ko murabona ko Emile hari yari yageze mu bibazo tayari, ndetse na Deborah, nako kamarade na Deborah harabari mu bibazo byinshi byo gufungwa. Nubwo Deborah yari yishimiye ko yasigaranye kamarade, ariko yari yirengagije ko hariya bibari ku mutwe, babafunga bavuga ati ko biri kose nimwe mwabacikishije. Basi ariko hariya ubu ngubu niyo bacika, ubu ntawe babishyiraho, ko biragaragara ko bari abantu bagenda nta muntu babwiye. Ariko natwe n'ubundi twese tubyibona ko uriya mupolisi abahozaho ijisho. Bo rero baraza gukora iki? Ese baraza kongera guhunga? Ese baremera icyaha baragitwara kuri polisi? Twese nibyo turimo kwibaza. Icyo kibazo rero turimo kwibaza. Nakubwiye ngo filime igiye kuza ari umuriro. Ubu ngubu nta kindi kabisa kigiye kuba cyakurikira, no guhaza ibyifuzo by'abafana, ubutabera bugatangwa.
ahubwo ikintu turimo kwibaza tese Mama Mutoni yaba yaragiye he, ariko Mama Mutoni ntandi yaba yaragiye urayasuye Uganda, kuko numvishe Debora amubwira ati abwira kamarade ati rwose waretse Mama Mutoni ko ashaka kugenda akagenda, ariko kamarade aramwangira, ariko uko biri kose ashobora kuba byarangiye agiye. So rero wowe nakubwira ngo kanda subscribe, ubundi twikomereze kubana mu zindi episode za filime Urwibanga, filime nziza cyane, filime twese dukunda. Buriya ikintu kigiye gukurikiraho ubu ngubu ni uko umunyabyaha agiye kugaragara, kandi ayo matangazo twarayabonye. Kamarade ari kwehereza uwitwa Emile ndetse na Grace na Debora, ababwira ati abicanyi nubwo batambwiye amazina yabo ariko bamenyekanye, ibyabo byarangiye, byageze ku musozo. Niho bigira inama yo gucika, baravuga ati reka dutoroke. Bahana akaboko baravuga ati reka tugende, ariko ntibyaba bigikunze bitewe n'uko polisi y'u Rwanda nayo ibireberera hafi ndetse ikora akazi kayo neza kuruta uko abantu babitekereza. Yahise abafatira ku mupaka barabazana, ahubwo amahirwe bagize ko ari uko bafashwe n'uriya. Ese mugani wa kamarade iyo baza gufatwa n'undi byari kugenda gute? So urumva rero ko niba ugiye gukora ikintu, be careful, banza urebe uvuga ati ese ikintu ngiye gukora ni ikintu bwoko ki, ese iki kintu ngiye gukora ntabwo kizangira ingaruka, ese ibintu ngiye gukora ingaruka zizavamo nzazakira. Urabona ko Grace ntabwo ari kubasha kwakira ingaruka, ndetse na Emile ntabwo bari kubasha kwakira ingaruka z'ibintu byavuyemo. Harimo kuba barisha umuntu, sahizi bikaba biri ku mutwe, buri munsi bakaba baza kubashaka, iyo baza gushakwa bonyine. Ikindi cya kabiri hari ukuba uriya mwana Grace atwite ari uwa Emile, nawe icyo babuze ukuntu bakikemura, ari Emile ati reka umwana avemo apfe, iyo nda tuyikuremo. Grace nawe ati sinakwica umwana ntwite, ni ikintu kidashoboka. Ariko n'ubundi birumvikana ko aramutse amwishe biriya bishobora no kumwangiriza ubuzima, haba ubwe ashobora kwibwira ko wenda ari umwana gusa bizangiriza, ariko nawe bishobora kumwangiriza bitewe n'uko akenshi abantu benshi bakora biriya bintu nyababyeyi zivamo. Yari ku munota wa mbere, nyababyeyi ishobora kuvamo bikarangira umuntu atongeye kubyara. So niba warakoze ikosa rero, be careful, ntugakorereho irindi kosa, ujye ubyakira, avuga ati ubwo ikosa nararikoze, uryakire. We kuba nka Emile aho tuvuga ati afata undi mwanzuro uremereye, kuko kiriya cyemezo ni icyemezo gifatwa n'umuntu wamaze kwiheba, cyangwa se wumva nta bundi buzima agisigaje, nta bundi buryo bubaho agisigaje, nta kindi kintu ashobora gukora. Ariko biriya ni ukwibeshya cyane. Wowe icyo nakubwira ko niba wamaze gukora ikosa, yego byaragucitse, bijya bibaho umuntu agakora ikosa bimucitse. Niba bimaze kugucika rero ntukagire irindi kosa, wenda umuntu wamukoreye ikintu ugeretseho kumubeshya. Yaramutse akuvumbuye nawe urabyumva ukuntu muhita mubana uburyo agufatamo nyine. Ubwo rero nkuriya niba waratwite umwana ku bw'amakosa wenda yabayemo bikarangira utwise inda utabiteguye, ntugafate ikosa ryo kugerekaho kujya kuyikuramo, kuko iyo ugiye kuyikuramo bishobora kukwangiriza ubuzima, cyangwa se ni ibintu bishobora gutuma ubaho nabi nyuma yo kubikora. Ikindi kandi uriya nka kamarade twabonye ko ari umugabo kabisa witonda, utuje, umugabo ukora ibintu bye yiturije, ni umuntu ugira impuhwe. Buriya aho kugira ngo Grace akuremo inda, yagenda akabwira ati mugabo wanjye, nushaka unjugunye mu kibara, nushaka unjugunye hehe, unyijyanire kuri polisi, unyirukane, uzansubize iwacu, uzagira ute, akamupfukamira akamwenyura akabwira ati njyewe icyaha naragikoze, mbyara umwana, ubu ntwite umwana utari uwawe. Kamarade kikamuzunguza, kuko n'undi isaha n'isaha kimenyera kizamuzunguza, ariko yagira uburyo abikemuramo kuruta kugenda inda akayikuramo, kuko akuyemo inda noneho kamarade akabimenya, wenda kuri ashobora kumubabarira, ariko akuyemo inda akabimenya cyo ni afazari no guhita amwirukana, kuko ntago aba akiri umuntu. Kiba kinamuhama ko ari we wishe Mutoni, even nubwo yaba atari we, bihita bigaragara ko nubwo yaba ari Emile wamwishe, ubwo yaba ari wamuhaye igitekerezo. Niyo mpamvu rero ibintu bidakwiye, niba wakoze ikosa ukabona byarangiye wamaze kurikora, witonde kugira andi makosa urenzaho, kuko nk'abishe n'uriya mwana nicyo cyaba
mu byaha baregwa nabyo byakwiyongera, ubwo hagiyemo no kwica umuntu wa kabiri, ubaye n'uwababarirwa ntawakubabarira, kuko ni ikigaragaza ko isaha n'isaha n'undi muntu wese uwo ari we wese wamwica bikarangira. So rero be careful niba wamaze gukora ikosa, ntukagire ikirindi kosa. Witwa Deborah we ibye ni birebire kabisa, nawe ari mu bantu bahinduye imyifatire, harimo babyishimiye abandi ntibabyishimira, ariko Deborah nawe arimo kwirwanaho ashaka gufatirana umugabo w'abandi, kuko niba ariko biriya bintu binarasanzwe bijya bibaho iyo umuntu niba nka Grace, harimo abantu bameze nka Grace, wifashe umugabo wawe mwiza witonda ufite amafaranga, umutesheje agaciro, umaze kumutesha agaciro ujugunye nk'ariya, undi rero hari igihe abiboneramo amahirwe akavuga ati nyamaze uriya muntu arimo kurengana, reka muhekeya mwiteho, mukize abangaba mbabona badashaka kumwitaho, kandi hari akamarade nta yindi shuwa, nta kindi gitekerezo yagira, bitewe n'uko niwe bari bari kumwe gusa. Ubwo nyine uremera ukakira urwaje ukavuga ati ubwo nta kundi, ukabyakira uko nguko. Nibyo rero byabaye kuri kamarade, yabonye bamaze kugenda aravuga ati ubwo nyine nta kundi. Ese ahubwo turimo kwibaza kuko nk'ubu aramutse baryamanye ugasanga Deborah nawe aratwite, nka kuriya bakaba bararyamanye ugasanga na Deborah aratwite, ese babikemura gute kugira ngo kamarade atazabimenya? Ubundi aho niho hari ihurizo, kandi biranashoboka cyane ko ushobora kuryamana ugasanga muteye inda atabipanze, kuko buriya ngo igitsina gore cyaguhize nticyapfa kukubura. Ubwo rero wajya kubona ukabona nk'uwamuteye inda. Niba rero bahita bafata inda ya Deborah bakayitirira ko ari Emile wayimuteye, wenda ngo ubwo iya Grace, sinzi ukuntu babigenza, ariko rwose kamarade ahangaha ni umuntu uri mu ibibazo atazi iyo byerekera, kandi ni umuntu uri inyuma y'urugo rwe, utazi ikijya mbere mu rugo rwe, nta kintu na kimwe aba yitayeho. Muramuzi Emile wacu, nako kamarade ibyo ahora mu kazi, ahora ashaka amafaranga, ntumbaze ngo abazayarya ni bande, ariko kabisa buriya kamarade ntabwo biriya bintu byagakwiye kuba ku muntu w'umugabo, umuntu utekereza, umuntu ufite urugo, ntabwo biriya bintu ari ibintu byagakwiye kubaho, cyane ko buriya iyo utagenzuye ibibera mu rugo rwawe isaha n'isaha ushobora kubibazwa, nka kuriya polisi buriya iramuka ibuze bari abantu ntibari kubibaza ko niba bari babishinze, nkubaza ati ese wowe twaguhaye abantu none wabashyize hehe, byagenze gute, byaciye mu zihe nzira kugira ngo bagucike, ese ntabwo waba ubiziho, ntiwaba wumvishije? Urumva ko ibibazo yabazwa n'ibintu azi mu mutwe biratandukanye kure na kure, ntabwo tuzi ngo yahasubiza iki bite nuko niwe wabyiteye. Ariko biriya bintu si ibintu byagakwiye, niyo mpamvu nkubwira ngo niba ugiye gukora ikintu manzi utekereze karuvati, si ibintu ndi gukora n'ibiki. Kuko nawe reba nk'ariya, niba kamarade barambwiye ati nta muntu wemerewe kuva hano mu rugo rwawe usibye wowe, ubundi hara ntabwo yagatumye, tujye ninye nawe tugitekerezaho batese kubera iki abantu runaka, noneho bakavuga ati cyane cyane umugore wawe na murumuna wawe, bakagukubita ibimenyetso bakagira uti. Icyo gihe rero kugira ngo nyuma utazaza kubibazwa udafite ibyo gusobanura, biba byiza uhise ugira ute, biba byiza uhise ubikurikirana hakiri kare, ukamenya urwego uri bubiherezemo, ukamenya ahantu uri bubishyira. So rero nakubwira ngo wowe kanda subscribe, wowe dukomeje kubana muri iri sesengura cyangwa se ikiganiro kuri filime Urwibanga, ukaba ugeze kuri uyu munota, kanda subscribe, kanda like, ubundi usharinge n'abandi ibagereho, ukomeza kuryoherwa na Noheri kabisa, dutegereza na bonane, kandi nayo iri hafi vuba cyane, ni igihe gitoya tugahita tugera kuri bonane. Ubwo rero nakugushishikariza gukomeza kabisa kugubwa neza no kubana neza n'abantu bose, ukagenda ugira abandi inama, cyangwa se utega inama z'abakuru ukazitega amatwi ukumva icyo bavuga. N'izi filime zose nicyo kintu ziba zigamije, ni ukugira ngo basi niba wari ugiye nko kwiheba, niba wari ugiye wenda gukora nk'icyaha, izo situwasiyo zose, haba kuba wenda hari umuntu uri kukwanga, hari umuntu utakubana neza, mu situwasiyo zose ugomba kwigomwa, aho kwiheba ugahita ugarura agatima ugatekereza, ukabikora ati ndi umuntu, niba ugiye gukora icyaha ukamenya ngo ese ingaruka zizavamo nzazirengera,
ibyo byose rero ni ibintu dusabwa muri sosiyete kandi tukabana neza n'abandi nibyo bizima. Ikindi kandi nakubwira ni uko kubaho neza si ukwica ku bantu cyangwa se gukora abantu ibibi, ahubwo kubaho neza ni ukubana n'abandi. So wowe kandi subscribe, ujya hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ukande like, unakore share, ubundi twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga, dukomeza gutegereza filime yacu y'umuriro kabisa, twikomereza ngayo nguko.